barahemuka none se nk'ubu ngubu n'ubundi nakubwiye ko ari umuntu wampamagaye umugore yampamagaye ambwira ko ashaka kumutera inda ngo umugabo we ntazabimenya ngo azizizira ngo afite ubushobozi nta kibazo ngo azizizire ngo none se ko umugabo wanjye ngo atabyara nese kuba umupati nawe hari ikibazo afite wenda gituma atabyara ibyo biguha uburenganzira bwo gukora ibyo ngibyo none se ugira ngo wenda natekereje ko baba barabiganiriye ariko byashoboka ko baba bataranabiganiriye none se babaye batarabiganiriye urumva umugabo atarera umwana avuga ati Imana ikoze igitangaza ndabyaye umugeni ari maze gutya akagenda agatanga isambu mu rusengero ngo atanze ngo icya 10 batanze ngo ituro riremereye batanze ituro riremereye ngo Imana ngo ikoze ibitangaza kandi umwana ari uwo mutipe wiviriye gutanga intuzi ikiganiro kwa Gerard Mbabazi ngo wamenye ni jado bon nacyo ntago nshaka gufata umwanya ndumva uri mu tuntu twinshi nashaka kugira ngo utubazo twagiranye unsabe imbabazi ngutere intambwe imwe nawe uterize n'imirongo 99 unsabe imbabazi no kujya mpora numva bimeze nk'intuzi nka bagage mfite kuri jewe ko niba ndi umukristo nyine ngomba kubabarira ku byabaye byose imbabazi ziki imbabazi ziki zo kunderesha umwana utari wanjye ati nkamwe bamuhamagara umuntu uvi inkuru yanjye. Iyi ni moto kugira ngo yitware ubyemerewe nuko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo unyito byo gukora rimwe ntago yarangiriye kuri provisoire gusa ushaka no gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri Igasabo showroom ikaze by'umweko hahandi tuba tufite ibikoresho byiza byo mu nzu hamwe ku bantu bifuza gukora interior design muze tubereke uburyo bikorwa kandi neza cyane. Hamagariza 788 770 0689 tuguye ibikoresho byiza byo mu nzu kandi bya gisirimo bikoze neza bitari basa bose you know Bikamikaze uyu mutipe yego ubushize namwitaga umugabo uyu munsi njye kumwita umutipe kwera imyambarire ebana wambaye neza nakoze cyane kwambara kumenya n'utuntu twawe kwambara ubu niyo ndwara yangiza chronique yes ariko bakurikiye ikiganiro cya mbere nasobanuye impamvu yo kwambara neza ego ayitubwiye kandi wambara neza uzi ko kwambara neza byica abazima ariko n'ibindi myuka mibi cyane urabatwiga no cyangwa se ive no guhumura no guhumura ugomba guhumura ako kana bagiye bakitaho uziko uziko deodora ubwo ngiye kuca mu ijambo deodora cyangwa parfum ushobora kubona iya bitatu ushobora kubona iyangahe jewe reka mbibiri banga hari akantu uzahara kadodora keza ntibari deodora ntibari iki nabonye gateye mu bwoko bw'ikaramu akantu kaguri 5 2 karahumura karapika ngira ngo nizaze niziba zihenze bafata bakagenda bavoma kugira ngo buri muntu wese agire nyine agenda akoresha ubushobozi bwe rero abantu nyine bajye basirimuka niyo yayo base neza ku buryo umuntu adashobora kureba waguhuze n'ikibazo wenda runaka ku buryo wowe wicuperereza ako kana hatagira umuntu uzana ikibazo yego cyane ko bitumona ibibazo bakabona byaramwishe kandi ukareba undi wiyambariye neza bize neza ariko sometimes ugasanga ahubwo uwambaye neza ni nawe ufite ibibazo byinshi kuruta wundi ariko nyine amenye ibanga ry'uko agomba kwica yitwa Jado twakoranye ikiganiro ubushize abantu baramukunze abantu baramwemeye bamwe bati ntabwo wiyemera uvuze kuntu wabaye kadahumeka mu mirimo y'umuceri rero reka nkubwize ukuri
urumva abantu benshi barabishimye ariko cyane cyane aba diaspora abantu baba hanze erega buno buzima navuze n'ubuzima busanzwe n'ubuzima abantu benshi cyane baciyemo even uyu munsi ngira ngo arabakibucamo bakiri mu cyaro rero tuye tureka kwiyemera uziko akenshi buriya abantu batiya kuvuga ubuzima bwabo rimwe na rimwe butari na bwiza usanga bagira akantu ko kwiyemera ariko ntekereza ko Jado byanakunze nkagafata nkabona amafaranga biragoye yuko nakibagirwa ko biragoye pe ubundi ubwo nibwo buzima kandi ikindi bituma n'abantu bagira uziko buri ikiganiro twakoze nukuri naje numva ndi umuntu umunyabibazo byarenze ariko nasanze ahubwo ngiye gukiza abantu benshi cyane naganira n'abantu benshi bambwira ibibazo bafite bambwira uziko nabaye nka muntu ujya kwa muganga ufite nka grippe ufite nk'iki tuntu tworoheje wigize umuntu wanegekaye wagera ugasanga abantu bacitse amaguru cyangwa abana urumva ugasanga hari upfuye icyo gihe rero ubu tuvugana umva umuntu wenda wakurikiye ikiganiro cya mbere aze kugikurikira aze kongera gasubira inyuma kirebe yanagisharinga gihe abandi bantu batakibonye ubundi umuntu utandukanye nuko naje mbere meze mu mutima ukeye mu mutima ndumva nkeye ndumva nuriya mudamu naramubabariye ndikumva umwana nerese yego numva mbere ntazamubabarira urumva wakurikiye ikiganiro mbere we arabizi azi ukuntu natekerezaga bitari neza ariko ubu ndumva uriya mwana ahubwo ni umugisha wanjye nabonye yuko nyine ushobora gusanga uziko nk'abantu wenda ndibuze kubivugaho nahuye n'abantu benshi cyane baranyandikiye uziko nandikiye n'abantu barenga 400 avuga ati twibere inshuti ubonye ko nasabye ko n'abantu nifuza abantu twaba inshuti abantu baraza bati ndashaka ko tuba inshuti erega igihe mbona cya kibazo nahuye nacyo nyine cyarambereye inzira yo kugira ngo nanihurire n'abantu nanakire nyine nk'uko mbivuga ko ubu ngubu byarangiye donc hari ikintu byamfashije erega burya ibyo duhura nabyo bikomeye iyo tubaye abanyabwenge ibyo bikomeye biba ikiraro ibyo bikomere duhura nabyo bishobora kuba ikiraro cyo kutugeza ku bikomeye cyane nicyo kintu najya nabonye uko nyine hari igihe umuntu agira nk'ibibazo akanatekereza cyane bigatuma yanatakaza ubuzima erega nese nta nkuru iri gucicikana ngo umujene ufite imyaka 20 aho yahuye ako nibaza ubwo umuntu wundi afite ibibazo bingana gute rero ntabwo nyambreme ngo umuntu yahura ariko nanone ntabwo namuharizo burya nitugira ibibazo wowe uri kutwumva muri kano kanya ufite ibibazo byaremerewe ukumva umutima wagiye guturika shaka izindi nzira zikomeye zitari zo kwiyahura ahubwo naba yumva afite ibyo bibazo icyo kiganiro inkuru yanjye nabonye nyine nicyo kwifashiriza abantu mu buryo bwinshi nyine bakanaruhuka azaguhamagara ahubwo azabikuganiriza kubera ko impamvu nkubwiye ko azaguhamagara jewe urumva najye nk'imitekerereze nifite mibi niba nkubwira ngo yarahindutse ubu ngubu niba wenda nari umuntu wanatekereza no ko yananakwiyahura n'urugero ubwo urumva se ndi kuri stage bitugira akamaro ku bandi bantu bitugira akamaro ku bandi bantu benshi impamvu rero we yaza akakuganiriza akanabiganiriza n'abandi nk'abantu bamamagaye muri abo bose nakubwiraga 400 nabambwiye ibibazo birenze kure cyane ibyo jewe nagize gute naciyemo urumva ngasanga nk'umwana yakuriye mu rugo azi ko afite ababyeyi bombi papa na mama akazabimenya afite nk'imyaka 25 je nabimenye umwana afite imyaka 3 ibyo bintu subwo nyine ntago wumva ko iyo uganira ibintu byawe bituma uhura na experience z'abandi zo zikakwigisha zigatuma nyine wumva yuko ahubwo ugomba kudiringa n'ubuzima ugakunda ubuzima bwawe kwikunda ndetse mbwira wenda message nziza utajya wibagirwa hari message hari uwaguhamagaye ukavuga uti uyu muntu rwose afite ubutumwa bwiza cyangwa hari ukuntu anyubatse niye message ya mbere muri abo bose nta muntu wigeze ampamagara cyangwa se anyandikira atabanza kunyihanganisha akambwira ati Jado wihangane
kandi cyakora ariko abanyarwanda nyamara no kuri abanyarwanda hari abantu bajya bibwira ko ngo abanyarwanda ngo ari abana babi njye nabonye no kuri ntago turi abana babi narabibonye ariko ibaze nk'umuntu ureba ikiganiro akahita afata initiative yo gukuraho nimero ibyo byonyine nabyo tubiha agaciro akafata nimero akaguhamagara atakuzi mutaziranye noneho wagira ngo nyine buri muntu buri munyarwanda wese yamenye ko kugira ngo avure undi igikomere afite agomba kubanza akamusangiza ubuhamya bwe nawe akundi birafasha birafasha noneho benshi bo babanza kusangiza ubuhamya story yabo ijyanye n'ubundi niyanjye ariko yo inababaje kurenza yanjye noneho twarangiza kuvugana rero nyine nanjye ubwanye bitamvuga nti wihangane rwose kuba naragiye nabyo nkasanga basangiza story ahubwo simbyicuza ni byiza kuba mbona ko ari abandi bantu nyine twahuye n'ibibazo bisa bimwe rero abo ngabo barampamagaye baranyihanganisha twamwe bamaye n'amafaranga se aho ati nyine uginwa gafanta ibintu byawe byandenze ubyibagirwe so rero ndabashimira cyane ubuzi ko ari nacyo kinzanya se kinje gushimira abantu no kuri pe oya tujya tugira umuco wo gushimira niyo yayo abantu barahampamagaye bihuza nuko nanjye ndi muri sezo iyo kuba nta kazi kenshi ifite turavugana pe turavugana abantu baranganiriza mu nzego zigiye zitandukanye wa muntu noneho nareba nyine wakubwira poste yiwe kavuga ati ibintu ntabwo byashoboka umuntu akakuganiriza ukumva nyine abantu barahungabanye bahuye n'ibibazo byinshi ugasanga ari kuri post mu bushobozi cyane akaba afite ikibazo mu rugo gikomeye cyane ubwo ariko urumva mu kuganira nagengana n'abantu benshi cyane batandukanye ariko hari n'abantu bagiye bansetsa nyine ngo genese bifata nka blague nari umuntu umwe wampamagaye arambwira ati ibibazo wahuye nabyo nabibonye shenge ati nitwa gutya ntuye ahangaha akashenge nyine ubwo ni nko kukomesha ko afite impuhwe nyinshi ati rero ariko nanjye nahuye n'ikibazo cyo kuba mfite umugabo wanjye ntago abyara atari ku mama shenge uyu nakija nawe ugahita wibebeza rwose atanibebeza uzi kukuvuga ngo urikica n'ibi bitama uribebeza uribebeza ukaba nukuri noneho ahangije ndamwumva aravuga ati rero ntabwo bimeze gutyo genda umuntu mukunda ashaka kubwiza ukuri nkawe n'ikintu nkwifuza nimubwira mubyeyi akaba direct nawe uti mubyeyi nimubwira mubyeyi ati oya ati nubwo unyita umubyeyi rega ntabwo ndi umuntu mukuru ushaje cyane ati uzi kuri bunyita umubyeyi ati usanga wenda byanca n'intege zawe ati duhurira aha hantu twinywera agafanta tuniganira ibintu by'abakuru nimubwira rwose nzakwitaho nta kibazo niko ndumva ufite inama nziza nimubwira ati rero timva amanuye ijwi gakeya nyine nkaho wagira ngo arimo aragira ngo hatagira umuntu umwumvaho kuba ati ndashaka yuko twibyaranira umwana ndashaka twibyaranira umwana ati wa mugani urumva wabaye na nderera abandi ati ndashaka twibyaranira umwana kandi umwana azaba ari uwawe urumva nagize ikibazo cyo kuba mfite umugabo utabyara ati tukibyaranira naho mvuye muri bya bihe nyine by'abadamu nkaza nkakureba ukanyiterera ati ni ukuri nzizizira ubushobozi ndabufite niba ndi umuntu ushobora kuba nkorera amafaranga ari hejuru ya miliyoni mu by'ukuri urumva ko nta umwana watakwicwa n'intu ariko rero nahise nibaza basi mwuka byaramwe iyi mikino abantu bajya bayitekereza wese umva ari imikino se njye nese numva ari imikino nese umwana ko atari agapupe umwana ntabwo ari agapupe urumva umwana of course kugira ngo najye kuba ufite umwana ni uko hari amarangamutima runaka uba wagize kuri uwo muntu mukaba munaziranye mukaba mwarateretanye sibyo mukagira kuri iyo step ariko umuntu tutaziranye nyine anyway ahita guhamagara aricyo kintu akubwira aricyo kintu amubwira uba bitekerejeho kabiri nahise mubwiza ukuri ntabwo nahise mubwira ako kanya nabwo ndibuze kukuvugisha mpita mubwira ko hari utuntu ndimo twinshi ariko namusubije kuri WhatsApp namuhaye voice note nawe rero ibi bintu biragoye wambwiye
icya mbere cyo ntabwo tuziranye, ikindi cya kabiri nta rukundo nawe afitanye nawe, ikindi cya gatatu ugomba kwiga nyine kwakira kubana n'umuntu washakanye nawe ikibazo icyo ari cyo cyose wahura nacyo. N'umugabo se cyane nawe ngaho icyo kintu nyine. Ubwo ntiwamubaje uti se uwo mwana twabyarana wamurerana n'uwo mugabo byagenda bite? Of course yes, nari mubajije ahubwo yaransubije yambwiye none se yabwirwa n'iki mpita numva ahubwo agaruye ya story yanjye. Urumva nanjye umugabo yabibwirwa n'iki? Umugabo yabwirwa n'iki cyangwa bivuganye n'umugabo we kugira ngo sinzi ariko urumva uwo mugabo nawe ashaka umugabo arabizi ko atabyara, ibyo ari byose ni umugore abizi. Uwo mugabo urumva nawe nyine ashaka kwitayibera jado pate tu nk'uko nanjye byangendekeye akajya rero umwana utari we, ariko nyine ubwo nawe n'izo experience z'abantu igikomeye ntabwo agitera undi mugabo kameme. Urumva ibi bintu ariko bibenda n'inama ku muntu uza kuri iki kiganiro. Umuntu mubana bari umupatina wawe uko byenda kose ni no mpamvu kumurengerega musezerana ngo tuzatandukanwa n'urupfu. Urwo rupfu rero rugizwe iyo mibanire yawe nawe ibigizwe n'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Shaka kubamo nyine icyo kibazo cyo kutabyara, bashaka kubamo wenda izindi character runaka wenda ubonye utigeze ubona mbere mugiteretana. Ibyo byose rero izo challenges igihe uhuye nazo mwageze mu rugo ugomba kubyihangana, nta kindi ubwo wari umuzigo wawe urabyakira rero. Ubwo ariko nawe mubwira byumva ubwo ntiyababaye ahubwo mbere ko byo kubabara kwe nta kintu byari buntware kuko n'ubundi ntitwaye tuziranye. Igihe namubwije nese wowe urumva hari ikintu bamusubiza Jera? Nta kindi kintu nari kumusubiza. Noneho rero sinawe wenyine nagiye kusaba umuntu nagwamaga akavuga ati rero ntuyaha kunumva hano hanze ari ibibazo abantu barabaye. Ariko kimwe muri ibyo byose nkusanyije ibintu abantu banganiririye. Abantu barabaye pe, abantu barababaye, abantu bafite amadepression, ingo ziri hanze aha ni ikibazo. Urumva asanga abantu barabanye none ufite urugo rwiza ajya ashima. None nahamagaye n'umuntu urugo rwe ntango yasezeranye ejo bundi mu kwa mbere afite ubukwe mu kwa gatatu. Urumva ataca mu kwezi kumwe se yasezeranye mu murenge afite ubukwe bundi mu kwa gatatu. Noneho ubukwe n'ama invitation yarasohotse ni mu kwa mbere k'uyu mwaka. Ni k'uyu mwaka yari afite ubukwe mu kwa gatatu. Yari afite ubukwe mu kwa gatatu. Noneho ku munota wa nyuma invitation zasohotse umukobwa atavuga ati wapi hari kirazira nyinshi cyane nakubonyeho cyangwa utuntu twinshi cyane nakubonyeho mbona bitahura. Ariko umusore nyine yaje kuvumbura yuko hari umugabo ufite amafaranga ugiye kwibonera n'uwo mufiance wiwe. Azaregreta amafaranga ntabwo ariyo yubaka. Ntabwo ntuzahamagare Gerard wigire ku nkuru yawe umutekerereze nyine hariya nabonye ariho umuntu aruhukira umubwire ibyo ahanga ati nafashe sare nishyuye kimwe cya kabiri cy'ibyo kurya, nishyura umufotogarafe, nishyura sound ibintu ariko ziko niyo mpamvu nyine handi twari tugeze mu kanya uvuga ati umuntu uyahura sinamuha impamvu yo gutekereza ko yabikora, ariko hari impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma abantu biyahura. Ndetse urumva ibaze nyine udafite umutima ukomeye nk'uwo muntu urumva atari gutabarwa. None se buriya nanjye nuko nagize amahirwe nkajya gusenga ngakizwa nkavuga ngo ngende nsenge. Nanashimire cyane, reka nshimire Bishop wacu yitwa Bishop Nyiricyubahiro Bishop gende ko mwita Nyiricyubahiro Bishop Arobere Rugamba. Ndamushimira cyane byonyine kuba naramugezeho akansengera akambwira ati mwana wanjye ngwino ube umukristo ukore n'umurimo. Buriya ndo mu protocole hano bita Bethesda Holy Church. N'abantu bazaze niba utarakizwa uzaze nzajya nkwicaza jado mbambari buri cyumweru. Ntabwo uzabura kwicaza nkwicaza urumva mu nzu y'Imana rega naho kwishimira naho kwishimira. Ndamushimira cyane rero kandi urumva noneho ibintu rero by'insengero arabatekereza yuko abantu bose insengero cyangwa zose zabaye mbi, abantu babaye abateka mutwe. Gemba ari kumandinze Bishop wanjye muzaze musenge, kandi umuntu asenga rega ari ibintu agenda atinya, ari utunatinya nko mwuka wo kwiyahura ntago wawugira cyangwa se umwuka wo kuba watekereza kugira umuntu nabi nkuko nanjye nari imeze mbere ntarakizwa.
so rero Yeah. tugarutse inyuma rero abantu bagiye basharinga story zabo kamwe ati jewe ntago nzi kuvugira imbere ya kamera sinabasha kujya kubiganira ariko nanjye ibintu byambayeho bimeze gutya na gutya na gutya na gutya ariko nk'uwo mutipe wari ufite ubukwe mu kwa gatatu yasezeranye mu kwa mbere mu by'ukuri urumva adafite umutima se atakora ikintu kibi yakora ikintu kibi cyane akareba ubushobozi amaze gutakaza amadepanse y'ibintu bitazaba ntago waba batanze amafaranga ahantu ni hakeya waba wishyuye nonerangiza bazakubwire ngo wenda ngo ngwino wongere uyafate ni gakeya nkuko wishyuye sare wishyuye abafotografe mba biragoye bisaba kugira ngo uhite ukuraho nyine wibagirwe ntabwo byoroshye rero mu by'ukuri naje mbabaye ndanagushimira cyane nawe kwemera kunganiriza ukanyumva ukatuma nyine n'abantu bamenya bakanumva ikibazo nahuye nacyo ndabigushimira cyane uzi ko numva namubabariye si 100% cyane naramubabariye mbere wumvaga se utaramubabarira numva naramubabarira numvaga bitazanakunda sinakubwiye yuko se urumva nteye Kagugu nawe ni hatuye ahantu yacaga n'umwana n'undi nabaga mpazi amasaha yo kuva ku ishuri hagiye byahuza nuko nanjye ntashye nkaba namubona akora iki kiganiro mbere ziko yabonye ko nagambiraga ibintu bibi cyane namugonga nkamurangiza ariko ibyo byose byararangiye mu izina rya Yesu ngubu ndi umwana ushima Imana urumva je ziko ndi bunamuhamagare se nkanamubwira narakubabariye ako kana ho ahubwo iyo telefone yanjye igiye muhamagare mubwire nti narakubabariye byararangiye Hello? Hello? Esta bite? Bite? Hello? Kutari kuvuga? Ndimo ndakumva umeze ute se? Meze neza ariko wabanza uri ku ishuri wari wajyanye umwana ko ntakumenye ngo wamenye ni jado nacyo ntago nshaka gufata umwanya ndumva uri mu tuntu twinshi nashaka kugira ngo utubazo twagiranye unsabe imbabazi ngutere intambwe imwe nawe uterize n'ibihongo 99 unsabe imbabazi no kujya mpora numva bimeze nka bagage mfite kuri jewe kuko niba ndi umukristo nyine ngomba kubabarira ku byabaye byose imbabazi ziki zo kunderesha umwana atari wanjye ati nkamwe bamuhamagara umuntu uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com turi mu kiganiro ntago byasubiza inyuma ibyagusubiza inyuma mu
okay mu buryo bw'amarangamutima none se ngaho nyine nawe reba urumva umuntu ndamuhamagaye ngira ngo ansaba imbabazi kuko wenda birashoboka yuko wamugani abantu bangiye n'abantu ati rero buriya muntu uzamuhabariye binarangire rwose ariko ko naramubabariye juste nuko numvaga nshaka kumuhamagara naramubrotse ariko numvaga nshaka kugira ngo nawe wenda burashobora kuba atekereza rega umuntu wahemutse nawe abana n'icyo kintu ubugiyemo n'ikibi cyane nkumva rero ntabwo nabivuze ntimuhamagare mubwire yuko abaye yumva bohotse yansaba imbabazi noneho nanjye nkamwereka ko nta kibazo mfite maybe dushobora no guhurira tugaba twahura kubera cya kindi azi yankoreye akaba yahunga akaniruka cyane si byose iki rero nari nkoze cyaro kugira ngo nibura abone ko nta kibazo nkimufiteho nanamubabariye byarangiye noneho nanevite kuba ashobora kuba yambona akumva afite ingingimira akumvisha ukuntu anyisubirije ngo ariko ubundi muba mwarasoze abangaba baba bahari ari benshi cyane nkurikije ibyo nagiye nganira n'abantu n'ibyabayeho barahari benshi cyane ubu rero ahubwo ubu ari kwishaza urimo aravuga ati wowe wankuyeho amafaranga none urimo arambwira ubusa none se mbwira ntabwo nyuma y'ikiganiro muragira guhura ntabwo ahubwo nyuma urumva ari umuntu navuzeho hari umugabo babanyeho yego nk'umugabo n'umugore ariko ari we wundi navugaga bigeze kujyana akamujyana ahantu hatari iwabo yamujyanye ahantu hatari iwabo akamubeshya urumva umukobwa agiye yambwira ko iwabo ari Rwamagana noneho umugabo agiye kumujyana amujyana mu nshuti ze i Rutsiro amubwira yuko ari iwabo umugabo asohoka apakira amafanta ntuza amayoga imiceri n'ubuhunga n'ibiki byose n'amavuta arapakira imodoka arayuzuza ngo agiye ngo kwa sebukwe ngo batazamucishamo ijisho cyangwa ngo bakamusuzugura mu bakire arangije aragenda ntibagezeyo wakabyaramo nyuma nibwo umugabo yaje kubimenya nyine yuko yamujyanye ahantu atariho urumva ubwo rero nyuma umugabo we twarahuye arangije arambwira ati Jadoti bitese ati ikiganiro narakibonye ati munanye nzajya gutanga ikiganiro koko ati munanye ati ko nawe yani wowe umuntu w'umugabo washatse amafaranga kera uzayafatanye nawe nk'uwayahebye nanjye narahebye yego ariko wowe imyaka ufite nyine ihangana uzashaka ndi cyangwa nayashatse kera burya yashatse umugore se yashatse undi mugore oya urumva we twarahuye amastori y'uyu nguyu yuko atwite kandi urumva inda nta nubwo niyi nawe nawe ntago ari bivuze ngo hari uwo mwabyaranye yaje kubyana undi yaje no kubyana undi nawe amugereka ku wundi cyane numva naje kumenya yuko uyu mwana twamurega turi shene turi abantu benshi twari abantu bagira nko muri 5-7 cyego murumva message ampaye yuko umwana arwaye akayiforwardingira abo bantu bose apfa kubazi neza yuko ari aho mwahuriye apfa kubazi neza yuko ari aho mwahuriye yakoraga umwuga wo kwicuruza mu buryo butaziguye ariko ubwo buryo butaziguye si ubw'ibanga ubuziguye n'ubw'ibanga butaziguye yabikoraga mu buryo bw'ibanga ntabwo ndi bumwite indaya ariko urumva wabyita gute kundi niba urumva byita gute kundi ariko ushaka kumwita gutyo ushaka kumwita umutubuzi ushaka kumwita umva umwana umwe akamuha abagabo 5 cyane rwose ikibazo akubwiye akakibwira n'undi kandi umva muri abo 7 se bose niko bamukatira niko bamubwira ngo nta mafaranga mfite oya ntabwo ko byenda kose urumva ubundi ntabwo yaburaga inoti ya miliyoni abika nibura akuye muri aba bantu basaruyemo none bivuze ngo umwana yaramucuruje ariko nukuri ariko niba ari cyo cyanshimishije nukuza gukora ikiganira ibyo bintu ndi gukubwira rega narahamagawe n'abantu benshi cyane bibaho byabayo nabo bakabivumbura narahamagawe ubu ndumva ndi free umva nyine narabyakire nyine mbona ni inkuru nyine nanjye nabarira abandi hari ukuntu tujye dukora ibiganiro ugasanga abadamu benshi bafite ibibazo baterwa n'abagabo abagabo rimwe na rimwe ugasanga bo ntabwo bari kuvuga bakabati umuntu akabati ariko abagabo ni abagome
abagore bo ntabwo bajya bahemuka barahemuka. none se nk'ubu ngubu n'ubundi nakubwiye ko ari umuntu wampamagaye, umugore yampamagaye ambwira ko ashaka ko mutera inda ngo umugabo we ntazabimenya ngo azizizira, ngo afite ubushobozi nta kibazo ngo azizizire, ngo none se ngo umugabo wanjye ngo atabyara, nese kuba umupati nawe hari ikibazo afite wenda gituma atabyara, ibyo biguha uburenganzira bwo gukora ibyo ngibyo. none se ugira ngo wenda natekereje ko baba barabiganiriye, ariko byashoboka ko baba bataranabiganiriye. none se babaye batarabiganiriye, urumva umugabo atarera umwana avuga ati Imana ikoze igitangaza, ndabyaye umugeni ari maze gutya, akagenda agatanga isambu mu rusengero ngo atanze ngo icya 10, watanze ngo ituro riremereye, watanze ituro riremereye ngo Imana ngo ikoze ibitangaza, kandi umwana hari uwo mutipe wiviriye gutanga intuzi ikiganiro kwa Gerard Mbabazi. ahubwo se aramutse akubwira ati ndatwite mwabikoze, wabyemera cyangwa wavuga utereka ikabanza ndeba buriya wahamutse no kuri ntago byabura urumva. ariko nyine se mbona ko mu ngo harimo utubazo twinshi harimo utubazo twinshi cyane. Ntibuke inkuru y'aba muhanzi se nawe batubure gutyo bagakora ubukwe bakagira gute, ariko se uriya muhanzi, ariko uriya muhanzi none ikintu gisekeje agira ngo hoteli yakoreyemo ubukwe wagira ngo nayo sinzi, uzi ko hoteli yakoreyemo ubukwe se ariyo nahuriyemo n'uyu mukobwa ni iwanyu. oya niyo jye nakoragamo, n'uyu mukobwa niyo yakoreragamo, ni ukuri. ubukwe narabutashye, urumva niho nakoreraga, nabukozemo, urumva ubukwe bwari burenze, dekorasiyo yari iteye ubwoba. hari dekorasiyo nyinshi cyane no zigiye zitandukanye kugira ngo ukagira ngo ni ubukwe bw'abantu batandukanye kandi ari umuntu umwe. uwo muntu se wumva icyo gikomere yagikira? Warangiza icyo kintu nk'umugabo cyitekerezo ntago bibaho. ariko nyine abagabo baragowe, uriya abagabo agahinda kabo nyine kamenywa nabo, noneho twebwe turanabika nyine ukabireka gutyo. niyo mpamvu rero uzajya nko kubona amarira y'abadamu baba hafi, ashobora no kuba yagukoreye ikosa ukayakubona ukabona araturitse ararize, bihita binarangira. ariko umugabo arabibika pe, arabibika. noneho rero nk'iyo nifitiye karagiteri yo kuba witurije cyane nyine wenda wicecekera, ubana n'ibyo ngibyo mpaka ubuzima bwawe bwose. nanabwira umuntu ugize niba ufite ikibazo burya mu buzima nta muntu ubura inshuti yisanzuraho, ujye yegera umuntu umuganirize. ushobora gusanga reka kenshi uko ubwira umuntu, uretse ko abantu wenda bahindutse, umuntu umuganirira ikintu ugasanga ahubwo nibwo wishyize hanze kurushaho. ariko uko tuzi mbere nyine wenda twebwe tutaranabo cyangwa wenda tugifite imyaka mikeya, umuntu wabaga afite nk'inshuti ye, asanga afite inshuti ashaka kuganiriza ikintu, kandi uko umuganiriza ukumva ni kuri mugenda ubohoka. urumva niba ngombwa jya unarira, kurira ntabwo ari icyaha, you busting into tears, urire wumve kugeza igihe wumva rwose ibintu birangiye. Kurira biraruhura cyane, biraruhura cyane. wigeze kurira muri icyo kibazo cyawe wumva hari icyo bigufashije? umunsi utagiye bagirwa n'uwuhe? nicyo gihe cyo kuba menye yuko umwana atari uwanjye, kandi mbona umwana adosa koko. wishyizemo ko musa? nishyizemo ko dosa. erega ndi gukwereka ifoto ye, ndayikwereka urebe, umwana turasa pe. iyo umurebye urumva mbona dosa, ushobora no gusanga ariko ari wawe. ni nako abantu benshi cyane bambwiye, ariko ikigaragaza ko atari uwanjye ni uko papa we yakoresheje DNA, kandi naramuvugishije kuko nashatse nimero ndamuvugisha. arambwira ati nyine byakubayeho, ariko atutaha, ariko nyine naho nacitswe, turetse ko nabonye uvuze ko wakijijwe, atutaha jya witonda, niba byanagenze gutyo na DNA nangahe se ko atari amafaranga menshi. ushobora gusanga utakaza aho ugiye kuzatakaza muri ibyo byose, azaba menshi kuruta yo kuba wajya gukoresha DNA. ndenega nta kintu bigize. niba unahesidatinga ku muntu mugira mu bana, wumva harakana, wagenda ukagira ubuzima bwawe bwose, ukabaho uzi ngo umwana uri kurera ni uwawe, kuko wazakomereka birushijeho maze kumenya yuko umwana atari uwawe. guhora ukunda umwana wawe cyangwa utari uwawe ni ngombwa, ariko nanone
iyo ufite icyo kintu kiri Iyo ku ufite icyo mutima yego. abantu bajya babyumva bajya babyumva ariko ni ukuri ubona abagabo bataragowe baragowe cyane ukurikije wenda abagabo baragowe kuko n'abantu bamamagaye benshi se abagabo n'abagabo baragowe ku rwego udashobora kubyumva ntumva ku buryo usanga nk'umuntu w'umusore ashobora kuba yarateye nk'inda umukobwa ntangoma ko ajya hanze bitewe n'akazi akajya wenda mu mission agakomeza agafasha uwo mukobwa kugeza igihe uwo mukobwa abyariye wenda se azamarayo nk'umwaka cyangwa imyaka 2 urumva azagaruka umwana yarakuze urumva ibintu byose nyine arabikora yita ku mwana yita kuri nyina aramukodeshereza inzu ahantu ubuzima bwo kubaho bwa buri munsi niwe finally agasanga yakoreye ubusa rero ntago yabyoroshye ariko ko byabaho none ntugafata icyemezo kibi jya ufata umwanya wawe sinangombwa ko ugira jya ufata umwanya wawe banza utekereze neza kuko ushobora gushiduka wakoze ikintu kibi cyane ushiduka wiyahuye ugashiduka ugize uwo mwuka kuba wakwica umuntu mu buryo butagize kandi nawe bikanarangira nawe ufunzwe ugiye gufunga ubuzima bwawe bwose urumva nuko nubwo umuntu yaba akora ikosa upfa kuba wamwishe amategeko aragukurikirana usange n'ubundi ubuzima bwawe bushyize mu kaga kandi wari kuzanabona amafaranga narenze ibyo byose mu gihe gito none se nkubwire ko nyuma y'uko ibyo byose gihe byambayeho shani nabwo nabonye nagiye mbona umugisha wanjye kandi uwo mugisha gusanga waraturutse kuri uwo mwana nareze utari wanjye gute wabonye umugisha se gute nagiye mbona umugisha imiryango yanjye nagiye mbona y'imigisha yanjye nagiye mbona ko ifunguka mbere sinari mfite imodoka ntagisha amazi ariko nyine ndayifite singiciririkanya n'umumotari ariko ndayifite urumva ariko none nkabikesha hehe kwa gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka nkizwe utu tuntu nirukamo twa hato na hato dushobora kuzantera uzi ko ari abantu babaho bizengurukaho se kandi atari amafaranga babuze urumva ukajya usanga utwo tuntu nk'ibyo byambayeho umukobwa mwiza ushatse kumutereta ushaka kumutereta niko ushaka kuryamana nawe uko muri iyo process yo kumutereta niko umwiyemeraho abajene turiyemera muri iyi minsi ku buryo udashaka kujya ahantu bacuruza fanta ya 700 ngo witabumva nyine ahantu haciriritse kamujyana ahantu harenze ubushobozi bwawe juste yabaza umwereka ko ariko narenze yabaza umwereke standard yawe uko utakaza gutyo ukuri bwishyure biri irenze niko bwa bushobozi bwawe bugenda bugira gute bugabanuka ukajya usanga umuntu ahora yizengurukaho umwaka ugashira n'udukaza ariko urumva iyo wakishijwe ari indangagaciro ugira ari nibyo tinya nyine uhagarika ibintu byinshi cyane ibyo wahagaritse rero ya mafaranga watakazaga mu tuntu tudafite agaciro bya bigari ayo mafaranga niyaza akakuremera ikintu gikomeye cyane so rero nibyo nahagaritse ndakizwa njye nambona nyine imiryango y'umugisha igenda ifunguka birashoboka wenda ko iyo utaza guhura n'icyo kibazo utari no gutekereza gukizwa birashoboka ko niyo nzira Imana yacishije kugira ngo ubashe kujya mu gakiza mu kanya gato turifuza ko tubwira ku byerekeranye n'ibintu bitatu wize muri iki gikomeye muri hari ubwo rimwe rimwe duhana igikomere kikadusenya kikadushyira hasi cyangwa se tukiga kikadushyira hejuru yego ibintu bitatu wize bikomeye muri buno buzima waciyemo isomo rya mbere byanyeretse ko umugabo kwitwa umugabo ntibivuze yuko nyine utababara arumva umugabo arababara ubuzima cyangwa se akenshi tukunda ko nyine ko abadamu bo bakunda kubabara cyane bakabigaragaza akarira akagira gute none rero twebwe natwe kwitwa umugabo cyane ko natire yacu bisaba kwikaruma no kwikomeza no kugira gute usanga nyine kubuzi kuri umugabo nyine ugomba kwituriza ukabyihorera ukabariramo imbere ariko muri rusange byanyeretse ko n'abagabo barababara n'umugabo nyine afite umutima afite umutima wakomereka afite umutima wababara icyakora nyine nta mugabo ujya kurira ku gasozi ngo yereke abantu bose yuko yababaye akabyimenyera ariko umuco tugomba kuhindura tugomba kuhindura kurira ntabwo ari ubugwari ntabwo ari byo kuvuga ngo amarira y'umugabo atemba agwa mu nda
wenda ntabwo ugomba kurira ntabwo ugomba kujya wasoze ngurire ubyereke n'abantu bose biteza abantu ariko twese tugira ahantu tubashaka kujya no mu cyumba cyawe karira wamara kuruhuka ukagenda ukajya gushaka amafaranga. Ikindi cya kabiri cyo ikintu ubuzima bwanyigishije nyine muri ibi bintu byanyeretse yuko siko hajya ngo umunyarwanda ntise umwana we ngo si urwumwe. Yego, si urwumwe shana ukuri ikibazo icyo ari cyo cyose uhore kundeba wumva ufite ukumva hapanitse ukumva hagize ngo siko n'abantu batekereza ko Imana ibanga se. Akumva situwasiyo arimo nyine depresiyo irakureba ukumva n'Imana ntegukunda itagukunda se ubundi ari bukuzane gukora iki ko ari umuntu wese ari kuri iyi si kubera impamvu y'Imana hari icyo Imana igushakaho. None nyine ugasanga ahubwo wenda wowe binaniye kwiyakira agiye kwiyahura kandi umuntu wavuye mu buzima se ubundi ya mahirwe ari buzabona uri buzayakure handi wapfuye waciyeho. Rero byanyeretse ko atari urwumwe abantu bafite ibibazo bitandukanye ahubwo iga kubana n'ikibazo cyawe nabishobora ku buryo ukivamo ariko menya ko nyine icyo kibazo ufite ushobora kuba ufite ibibazo ariko abandi bafite ibibazo nka magana uri none uri muri hira ugira gute tuza ushaka amafaranga tuza ushaka amafaranga ujye ku nkuru yanjye wumva abandi bafite ibirenze cyane barahari benshi cyane ni nabo benshi abantu benshi ntabwo bakunda gushyira ibintu byabo kuri kamera ariko twebwe twatinyutse tukabishyira kuri kamera mujye mugira ikintu mukuramo ubwo tuba tuhagarariye nyine bariya bataza kuri kamera. Yego icya gatatu byanyeretse yuko ubuzima bwose ibyo wabamo byose udakijijwe byose bikubana ubusa. Yego buri muntu udakijijwe rero umuntu ukijijwe agira ubwe n'umutima nama we agira umwuka umuyobora agira ibyo atinya. Urumva ubuzima tubamerega akenshi ko buriya 80% se y'ibintu bitubaho tuba twanabyikururiye. Usanga tuba twabyikururiye ni amahitamo yacu. Rero abantu nibuze ko umuntu dukurikiye nibuze ko afite ikibazo shiringa mugani w'abajene bagenzi banjye shakira amafaranga utuze niba ufite inshuti yawe yiganirize kuri iti rero nawe n'ikibazo kimaze gukina gutya ariko ubona wizeye abantu ko barahindutse ariko kuba barahindutse nanjye ikibazo nahuye nacyo byanyeretse ko abantu bampamagaye byanyeretse ko abantu bo baracyariho abantu beza baracyariho. Nyaganiriza umuntu mubwira ibintu byawe wumva wizeye wowe uzaruhuka uzanarire nayo iyo tipu ndeba yo kurira nabyo birafasha. Abantu birire ubundi twishakira amafaranga turwane n'iterambere ryacu ibindi byose n'ibyo kutugora. Satani rega abashaka Satani burashimishwa nuko abona umuntu yaguye akarambarara. Rero n'ubuntu bw'ukarambarara ntukamuhe urwaho rwo kucelebratinga uhaguruka ugiri urwana umwereke yuko icyo yaragambiriye ku buzima bwawe kitagomba kugerwaho. Ikintu nemera cyo muri buno buzima ntabwo tuzaba ubuzima butagira ikibi ntabwo bibaho tuzaba ubuzima butagira igikomere cyane ahubwo ngo nawe igisekeje rero ufighting ute none ikintu gisekeje rero nyine nibyo n'abango mu bantu habamo abantu bose uzi ko mu bantu se abantu batera ibikomere ariko wemera ko abantu se nabo babyomora cyane abantu kuko imana nubwo dusenga yo ntago iza physically gutya ngo yikubitaho ngaho niba ari ikibazo cy'amafaranga ufite irabicisha mu muntu umuntu aragufashije umuntu yagukomeretsa ariko yanakomora uko ikibi gica mu muntu ni nako ikiza gica mu cyane ibyo tujye tubimenya rwose nimo kwitwaraho mwikomo ngo abantu barahindutse ngo abantu babaye babi ngo abantu none surenda kujya gutura muri atmosfere nta hantu uzaba hatari umuntu ntumva uzava wenda mu Rwanda se n'urugero ujye hanze y'igihugu ntujye hanze y'igihugu ahubwo uzasanga igihugu cyacu gifite umutekano gifite byose ariko bikagusaba gukora uzajya hanze rero no mu kindi gihugu none naho bakwambura gutya unahagaranye n'imbaga y'abantu cyangwa se bakaba banakwica unahagaranye n'abantu benshi cyane so rero ubwo dukwiye guprofita amahirwe dufite tukabyaza umusaruro tukabaho nicyo gishoro nta kindi abantu batekereza kwiyahura nkurikije wenda
kesi z'abantu batandukanye bari kugenda biyahorana mu mujyi wa Kigali, abo twamenye nabo tutamenye. Niba nawe ufite gahunda yo kwiyahura ukaba ugeze aho ngaho uri kumva kino kiganiro, please hagarayiraho umenye ko atari wenyine ufite icyo kibazo. hagarayiraho kandi niwumva n'uwo mwuka hari ukuntu uzi ko erega abantu umwuka wo kwiyahura. Yego, mwaba mwuka wo kwiyahura ukumva nyine ugomba kwiyahura. hari igihe bibana karande. bibana karande. Ufite umubyeyi wiyahuye, niba ufite umuntu umwe. Sometimes buriya umuntu yahuye ari igihe uzi ko upererezwa ugasanga muri famiye ye harimo umuntu wigeze kwiyahura kera. Uwo mwuka rero ugasanga iyo hatabaye gusenga rero nyine nawe ari igihe bikuzaho ufite utokesha kabisa. kuva mu buzima nicyo gisubizo. Rego ubuzima buraryoshye. Birasaba ko ufite amafaranga ariko birasaba no kuyashaka, birasaba no gusenga nyine ngo uhumuke, Imana iguhumure ikwereka amayira yo kuyashakiramo, none nayo ku blessing uhaguruka ukore. None hari n'umuntu ushaka umugisha akumva arashaka umugisha, arashaka ibya mirenge cyane nko ku bajene, ugasanga arashaka imodoka nziza, arashaka kwambara neza, arashaka ubuzima bwiza, none agatangira ntakore, agashaka kwigeranya n'abana. Abajene bibera mu maparitema babonye amafaranga aryoshye, asanga uyu munsi aragenda mu modoka nziza, ejo ajya mu mutuku, mu y'umukara, amabara agiye atandukanye bijyanye n'imyenda yambaye. Sanga uyu munsi yambaye costume y'umukara, arayatwara imodoka ifite irangi ry'umukara, akabaho gutyo. Noneho wakwigeranya nawe rero wenda ubona muri age imwe, mu myaka imwe, tuvuga uti mwaka byaramwe ndatanzwe bigenze biti, tubanza mvumye wanza bimeze gutya, ari karande y'iki wakora umugisha we. Kandi abantu nimo nagakunde no kugira, ntimugakunde kubona amasezerano yanyihuta. Uzi ko se buri Imana iguha isezerano ariko ntiyigishwa gutuma wava ku isi nyine ritarangiye. Ntibimare kuvuga ngo nzakugirira neza, nzaguha imodoka, nzaguha etage, nzaguha business, nzaguha amafaranga, uzatunganirwa, uzagira umuryango mwiza. Just wait. Kuki ushaka kubyihutisha? Nushaka ko byihuta rero ugashaka ngo byihute bibanguke, uhita mu buzima vuba. Imana uhita mu buzima. Imana ntabwo iba ikigukeneye nyine, bya bindi yagushakagaho byose, yashaka kukugira neza, yashaka kuguha, ubwo birangije guhita nuko. Rero mujye mureka Imana ikora akazi kayo yitonze. Ikindi nanone dusoza, burya ikintu cya mbere mu buzima tuba dukeneye mu buzima burya nicyo twita inner peace, amahoro mu mutima. Amahoro mu mutima, yego. Ushobora kubona ndi kugenda mu modoka ya danje, undi kugenda mu modoka ya danje, nkuko uri kuvuga undi ko aba muri apartment ihenze, ntago umenya ibyo bintu icyo bimukorera. Ushobora kuba ari kugenda mu modoka ariko arira, ayiririramo. Abantu nigeze gutura ku Ruyenzi ariko ugasanga undi muntu wowe uri kuvuga ngo kana kabayeho neza, wa wundi ugenda mu modoka ari kwifuza amahoro nkawe ifite. Urumva hari nigeze gutura ku Ruyenzi, nari nturanye n'abakiri baba muri etage bafite vewiti nziza. Okay, sina vewiti yonyine, bafite imodoka nziza nyinshi, ariko uzi ko twayakona se tukabona umugore yirukankanye umugabo bambaye imyenda kurarana. Afite akantu kameze nk'akamabiro kakandi gasoye ng'inuzo ubugari, namwirukankana ukajya inzu babamo kareba ukuntu ukabona ko bitoroshye. Kandi wajye kubasura ntumenye ko iyo nzu iberamo ibintu nk'ibyo. Amusuraga gutya nk'ahangaha uwo mugore yari afitemo akantu k'inzobe, ukabona ahangaha hari nk'ikintu cyishushanyijeho nyine ariko kimeze nk'ingumi cyangwa se urushyi rwishushanyijeho. Ugasanga urabasuhuje, yarangiza akahita kwereka ko akwishimiye, ariko ati ndabona ahangaha wahindutse, akakubwira ati shati nijoro nasohotse nkubita igikuta, ati nkubitaho intuza itama, niyo mpamvu byagenze gutya. Hakabaho akantu nyine ko guhishira umugabo. Ariko ibyo byo nta nubwo ntabwo tubigiriye inama abantu bibaho ngo bajye batuza. Ntabwo bagomba gutuza. Kumaraho abantu ejo bundi yavuze iti wihishira umugabo nuko ari umugabo wawe. Ari umugabo wawe. Uwo ariko n'umugabo te agukwita, agukora iryo yicarubozo. Cyane. Tumenye ko n'abagabo bajye bareka kugira. Rego umugore ntago ari umuntu udasanzwe. Umugore ni umuntu udasanzwe. Kuko umuntu wundi ufata agakubita umugore wawe.
amakosa mabi cyane Mabi. ujye unigaye Yego. reka wenda mugane tugane ku musozo ariko turagana ku musozo nshimira abantu bose bamvugishije Yeah. barampumurije kandi wowe wampamagaye wanyandikiye inama wangiriye narayumvise kandi yangiriye umumaro ndagushimiye cyane ariko n'abandi mwese mukomeze mumvugishe mumpamagare twibere inshuti nasabye ubushuti niba wumva rwose ukeneye ubushuti ukeneye umuntu mwaba inshuti nawe ndi umuntu wagira umumaro ngira umutima mwiza ngira umutima w'abantu nkunda abantu Yeah. twakwibera inshuti ikindi gera nukuri ndashaka gusabira kino kiganiro nabonye kirebwa n'abantu benshi batandukanye bari mu nzego zitandukanye gera nturuka mu rugo ahantu nyine muri karitsiye yacu uzi ko nta muriro nta mazi haba je rero ndi umupatriote nkunda igihugu cyanjye nyine mba numva ndifuza yuko bazaduha umuriro amazi Nahagana he? ni ahantu bita mu murenge wa Kinazi Isazange Muri Ruhango. oya apana muri Ruhango Muri Huye. muri Huye ahantu bita mu Kigarama Hari igitifu. ibaze ko nta mazi haba Vitali Migabo. aha yego Aracyahari? oya yarahavuye Yaravuye. ariko ndamuzi Wasigaye yayobora za Huye gutyo. rero nukuri bazadufashe pe urabona igihugu cyacu gifite iterambere riri kwirukanka ukugeza ubu rero kubona nk'ahantu hatari amazi hatari umuriro Nta n'amazi ahari. ntayo Kukomoka kuri mwa. ni kure nukuri basi ndabinginze muzabirebe aho mudufashe ukajyana amazi n'umuriro hari. muzadufashe rwose ndabinginze bibaze ko twabirebye urumva abana twese twaturutse aho ngaho Isazange twishyize hamwe dukora groupe ya WhatsApp basi twazakora iki uyu muriro wazahagera gute twibaramo ubushobozi ariko umva uwo mutima nyine w'ahantu waturutse uba wumva nyine wabona hatera imbere uzi ko ahantu hari umuriro cyane cyane nk'umuriro wagira ngo uvuke mu Kiyovu. nicyo kibazo ntimukajajinga abantu mukurikije aparance yabo ariko buri ahantu hari umuriro uzi ko n'umujene uhari ufite ibihumbi nk'ijana bye anashinga n'agasaro ugasanga nyine ubaye rwiyemereza mirimo kandi utiri we wirukanka cyane ujya gushakira amafaranga kure bizagenda neza byanze bikunze umuntu uri kutwumva akumva ko hari iterambere rigomba kujyaho muri Sazange ushobora kuhamagara uyu muvandimwe ukamubwira sasa rero hari gahunda imeze gutya yego mukabaha n'icyizere ko ibyo bintu bihari gusa nkurikije leta y'u Rwanda iterambere kwiruka hari ahantu tubona imiriro y'amashanyarazi umuriro w'amashanyarazi cyangwa amazi cyane mu giturage iyo ngiyo kibaza hano naho hagize umuriro maze nojye nkurikije ukuntu iki kiganiro kirebwa n'abantu benshi batandukanye uzi ko nzagaruka nkubwira ko byahageze ni ukuri bije y'u Rwanda se hari ukuntu ipangwa nyine reka tubyizere. Jado wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye kandi Imana ikomeze iguhe icyo gikundo kuko nabonye ufite igikundo abantu baragukunze uzi no kuganira uzagenda ubibyaza umusaruro iyo ufite impano burya ubibyaza umusaruro uyu munsi dufite amahirwe atandukanye iyo channel yawe uriho ugenda uguterekanya ibyaza umusaruro with this talent hamwe n'iyi impano ufite impano yampaye hari ubwo tuba dukeneye rimwe na rimwe impano ugasanga umuntu afite impano yo kubaza umwe afite impano yo kuganira undi afite impano y'impuhwe ibyo ni ibintu navuga ngo tuba tugomba kwexplora tuba tugomba natwe ubwacu kwikuramo tukabishyira hanze bikagira akamaro ntubipfukirane ngo ugende uryame hariya muri Sazange wa mugani uvuga utereka niba hari amahirwe runaka ahari umunyamerika yashyizeho YouTube yashyizeho social media umushinwa yashyizeho TikTok ukagenda ukabyaza umusaruro bikagira n'isi akamaro bikagira n'isi akamaro so abajeune mubyaze umusaruro ibyo mufite iby'Imana yabahaye by'umweko mu mutwe ntabwo ari ngombwa nyine ngo ujye mu buraya mu busambanyi no mu biki ngo ibyo ngibyo nibyo bizagutunga no ufite talent ufite mu mutwe hawe yego ugenda wabyaza umusaruro kandi birakunda cyane yego may God bless you man kurinde kandi guhumugisha shene yanjye yitwa Rwanda Shine TV Rwanda cyangwa Rwanda Shine wenda mu Kinyarwanda Rwanda Shine TV ubushize wa repininze ndonya ipininge ntacyo ongera ipininge abantu bankore subscribe byanshimisha kubona nteye imbere mbikesha kuba naranyuze ku nkuru yanjye bitahindeka bizagenda neza murakoze Imana ibarinde nitwa Rweme Mbabazi murakoze
VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792 94 55 9. Umva inkuru yanjye.